ntabwo byabura n'ibintu uryama bigaragara. ukabyuka imbavu neza ziri gutonekana. Reba kuharyamisha uruhinja. Umwana wanjye nijoro ararira. Baryamye hari ibintu umwana aba yaramenyereye n'ubuzima ajyamo nyine ntabwo bitinda kugira ngo umwana abyakire, bigomba kumugora. Tujya kuryama Janti ati ntabwo ndyama, aryama ari uko ibitotsi byamufashe hahandi avuga ati mfite ibitotsi, ubundi aricara batoya ntabwo ahantu maryama ma dusubire mu rugo. ati ubundi kuki twavuye muri ya nzu. Umva nyine n'ibibazo by'umwana kuko ntabwo aba azi ibyabaye, ntabwo yareka kubikubaza, ariko nyine bimubwira ko muzasubirayo, nta kindi gisubizo wabona waha umwana. Mubwira ko muzasubirayo byibura uwo munsi ibibazo bikaba bigabanutse, kuko buriya mwana wamaze kuba mukuru nyine aba areba ibintu byose, ko ibintu byose biba ababireba. Niyo mpamvu rero nyine atabura kukubaza byinshi. Rero abagabo n'abana babi, mwana we ni abana baba ariko ntabwo ari bose, ariko nyine ni inzira y'umusaraba nyine umuntu aba anyuramo shani, ni inzira y'umusaraba kandi urabizi ko nyine ntabwo ubuzima buzahinduka cyane kandi nta nubwo ari kera. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe. Rero ni kuri Kizzy TV Show, ndabasuhuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ntago nareka gutangira mbashimira mwese mutanga inama n'ibitekerezo ku biganiro byose tuba twagiye dukora bigiye bitandukanye, ndabashimira cyane, ndetse no ku buzima bwa buri umwe wese mugenda mutangaho ibitekerezo ndetse no kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uyu munsi rero turi kumwe na Shania nanone. Murabizi ngewe iyo mbona umuntu ari mu kibazo cyangwa se ibintu bisa nkaho bitari kugenda neza, ngerageza kumuba hafi mu buryo nshoboye kugira ngo nyine ntamutererana. Buriya iyo umuntu atameze neza cyangwa se afite ikibazo runaka, akagira nk'umuntu umubaza uko ameze, umwitaho, umukurikirana, nubwo utavuga ngo umuhaye amafaranga, ariko byibura ubasha kumubaza uti umeze ute, ugerewe kuki, biba byiza kurushaho. Niyo mpamvu rero nifuje kugira ngo musure. Murabizi ko ubushize twaganiriye atubwira ko yenda kwimuka, haciyemo iminsi mikeya, ubu rero yarimutse, ahangaha niho asigaye atuye, ngira ngo muri kuhabona. Turaza kuza kubafata nyuma kugira ngo tuhabereke neza, ariko iyi nzu niyo asigaye abamo, uriya muryango wicaye iruhande. Reka mbanze muhe ikaze. Shania, tubahe ikaze. Murakoze. Twabasuhuje cyane. Ewe ko wimyoza se. cyakoze urakoze kuza kunsura. Ko wimyoza kutari kunsubiza, umeze neza, amakuru ukimyoza aho. Nyine biriya akazuyazi. Akazuyazi ni kwa kundi, si neza kandi si nabi, nyine ubwo biri aho ngaho mbese. ariko icya mbere ni uko ndiho. Icya mbere ni ubuzima. Iyo umuntu agihumeka abura ibintu byose biba bishoboka. Hanyuma rero warambwiye ko wimutse, ndavuga nti umunsi nzabona akanya nzagusura. Niyo mpamvu nahageze kugira ngo tuganire, twinjire mu rugo rushya. Ni urugo rushyashya kubera ko wimutse, si byo se? Bivuga uko bishaka. Oya se wibise ko mbona warakaye. Wirakara, turi kuganira. Nk'aha hantu koko uba ugiye kwereka abantu ke ahantu haterekanwa ntabwo habaho umuntu. Ubuzima iyo bwagize ntabwo ubiha, ntabwo urakarira abantu. Umva nagusuye kugira ngo tuganire, ariko ndabona wihebye, witangiriye itama, sinzi ikibazo byagenze gute. shaka ni hatari. aba ni abantu bwa mbere mbaye nyine ahantu hameze gutya, uku nyine uri kuhareba. Urabizi nubwo ubushize nabayeho mu buzima bubi, ariko ni ubwa mbere nabaho muri ubu buzima pe. Urabizi nawe, ariko uvuze neza, uravuze ngo n'ubushize urabizi ko atari ubwa mbere bibaye, ariko urabizi ko igihe cyageze bikarangira. Ubu bwo nibwo bikabije. Hari indirimbo bajya bavuga ngo n'ubutari ubu buzacya, n'ejo buzacya. Urabizi nyine ko hari igihe cyageze bikagenda gutyo, ariko cyaje kurangira. Ni uko wenda kibaye nk'aho iki gihe cyisubiramo, ariko nacyo kizarangira, si byo se?
niyo mpamvu rero nagira ngo rwose mu maso uke, ntabwo mvuze wenda ngo useke niba udafite ibigusetsa, ariko nyine tuganire utarakaye. Niyo mpamvu rero nyine iyo bibaye hari igihe ntabwo ugomba kumva ko byarangiye, ubuzima bwarangiye, kuko birongera bikagaruka. Rero gerageza wishime, tuganire basi ufite akamwenyu mo gake. ubu nta kintu mfite cyo kunshimisha cyatuma nseka, Nta na kimwe. nta na kimwe pe. Ndakora iki kugira ngo ngusetse se, kugira ngo tuganire neza? ntaho byava, Ntacyo, reka niyo tuganire. wanyirigita ntibyamfata. Ntacyo, ubwo turaganira uko. Hanyuma rero njyewe impamvu nje ni kwari ukugusura nyine, tumenye uko umeze, ubuzima buraduhindukana nyine mu buryo bw'imibereho, mbese muri make, kubera ko urumva ubushize hari uburyo twaganiriye umezemo, urabona ko ubu nyine ni ibintu bigaragara ko hari icyahindutse. Ndumva kuza kugusura tukakubaza amakuru, ndumva nta kosa nakoze, kereka niba wumva hari ikosa nakoze, cyangwa nje utari muri mood itari nziza, cyangwa nkaba nje wifitiye ibyawe, nkaba wenda ukambwira uti nta gahunda nimwigende, ntabwo nagenda nta kibazo. Nifite ibibazo biri kunkinamo rwose bitanyemereraga no kuba nakwicara kuri kamera ngo ngire ikintu mvuga. Ibibazo se ko tubihorana? Ibibazo turabihorana, ibibazo tugendana nabyo, ibibazo aho ugiye urabihasanga, aho uvuye ukabihasiga. Niyo mpamvu nyine mu buzima ari ukwiyakira, ukabwakira, ukamenya ngo nyine niba ari ubu ndimo, ubuzima bwampindukiranye, n'ubu nta bundi. Nta kindi umuntu yakora pe. Ntiyatari. Bibaze ko nanatekereje, hari igihe natekereje kuba najya no mu kazi ko mu rugo kubera ibibazo. Ntabwo byakunda ufite abana we. Hari umuntu wari wanyemereye kumufasha umwana, nyuma aranyihinduka yanga kumufata, ariko ubundi nari nafashe umwanzuro mvuga ni ngiye mu kazi ko mu rugo. Ntabwo ko byaba bigoranye ukajya ukora utaha se? Uwo yambaye uboye se nawe gukora nta abana bakabahe bangewe nari nabonye akazi kangahe ka 25 ko gukora mbaye. Hari umuntu wanyemereye gufata Gentille, nimba yarabitekerejeho nyine akabona biramugora, akaba amugufashije. Hanyuma arabyanga, umutoya nawe kumujyana, nyuma arabyanga, aravuga ati wapi, nabonye bitavamo, n'umugabo wanjye yarabyanze, birangira nyine ubwo amakaniye. Buri ukuntu mbigenza ke, wibaze ko suzi ko nari nakubwiye ko ngiye kwimuka. Nabonye inzu pe, nubwo yari ntoya ariko yari inzu nziza. Urumva nzi ko ngiye kuyishyura nkayijyamo. Ubwo njyewe njya kwimuka, ntangiye kwimuka nyine umva nari nanishyuye, ntangiye kwimuka nyir'inzu nta nubwo yari azi ko ndi bwimuke, nyine urumva nta makuru namwe mu gipangu bari bafite. Ntangiye kwimuka, sinzi umuntu nyine wabwiye nyir'inzu ati wa mafaranga yawe ari kuvamo. Ubwo nyir'inzu ngiye kubona mbona ngezeho. Wibaze ko numvise ijambo rirantungura mu matwi yanjye, ariko nta kibazo wari ufitanye nawe. Ndikanga, njyewe nari muri mu kwezi kumwe kw'inzu, urumva niko narinzi. Ariko ikintu cyantunguye kuko urumva iby'inzu ntabwo ari kubivugana nanjye, yabivuganaga n'umugabo. Ubwo niwe wishyuraga inzu se? Niwe wishyuraga inzu. Kumva umugabo n'ukwezi kwari kwashize ntiyari yakwishyuye, ubwo yaramaze kugeramo amezi 2. Ubwo bivuze ko inzu ntabwo kwari ukwezi kumwe kwa kundi yasizemo kurangiye, hari n'ukundi kwa mbere kwabanje. Harimo ukwezi kwa 2, kuko ngiye nari ndi kuvuga ni wenda uku kwezi kumwe kanigendera kugira nzamuhombye amezi menshi, kumwe nta kibazo, ariko njye mu nzu nzabonera ubushobozi kuba nabasha kwishyura. Ubwo natangiye gusohora ibintu, mbona yaje ijambo yaje arambwira ngo banza usubize ibyo bintu mu nzu, tubanza tuvugane ubone kwimuka. Kuyihe mpamvu? Ngira ngo nyine wenda agiye kumpa nka poromosiyo, yambwira ati usubiye mu nzu wenda unyishyure uko ugiye kubamo, uko kwashize narakuretse nyine ntuzanyishyure. Wenda ngira ngo ni nk'umwuga buryo agiye kubicishamo, n'ubundi yari abizi ko
ndi umukene uri aho no kwishyura twishyuraga nabi ariko tukayamuha abana ubwo wenda yagize impuhwe nangije nasubije ibintu mu nzu nyine ubwo ndatuza intebe ndongera ndatera nayo ntarasohora n'ibintu byinshi arangije arambwira ati rero nimba ugiye kwimuka reka abana bawe ugende ese kubera iki ati murifata mwebwe mugashaka kungendanamo amezi abiri yose ati se ubundi umugabo wawe ari abakubwiye ko murimo ukundi kwezi mu kwezi kwa abiri gute se kandi ukundi twarakwishyuye bansobanuriye buryo ki amafaranga atigeze ayabona y'ukwezi kundi kwashize numva nyine ndatunguwe ndanatangara ubwo yari abaye amezi abiri ndamusaba imbabazi na mwese basi nkora iki kugira ngo ureke nigendera arambwira ati genda nubona amafaranga uzagaruke utware ibintu byawe yansohoye nabi inzara yifunga ahita anagenda wamusobanuriye byibura se wigeze ugerageza kumusobanurira ikibazo nyine cyavutse naramusobanuriye byose narabimubwiye musaba n'imbabazi na mwana basi mbabarira wenda reka ngende nzayakwishyura gake gake naragiye ngo reka ariko uvuye mu nzu ntabwo wazanyishyura byaba birangiye siga ibi bintu nutayabona nzabigurisha njye niyishyure yaranambwiye ati nurenze ibyumweru 2 utarayampa ubwo ntuzagaruke no kubifata nyine ubwo uzamenye ko nishyuye ni ibiki yafatiriye ubwo ibintu byose byo mu iza ntebe harimo intebe na matera n'iy'abana ubwo naramwese basi waretse nkatwara aka kamatera k'abana gatoya nkaba ariko mba ngiye kuba ndaraho mu gihe byibura ntaragira wumve ko byose bincanga nyine ubwo imibare ihita imbana myinshi mbura ukuntu mbigenza ndagenda ubwo nyine nabuze ukuntu mbigenza mba matera yanze ko hari ikintu n'injerekani yatumye nsohoramo ubwo nta kintu wasohokanye mu nzu na kimwe uretse gusohoka n'abana n'imyenda utwenda n'imyenda yo kwambara se habe nta kintu nasohokanye ubwo inzira afunze ifungiranye n'ibintu byawe byose birimo ubwo ndangije naragiye nsubira kwa nyir'inzu aho nari nakodesheje namwe rero ngira ngo byibura ansubize amafaranga kuko ntabwo nari kujya mu nzu nanone nta kintu kirimo nta kindi nyine ubuzima bwari buncanze kubw'amahirwe mbona umuntu w'umugiraneza yambwira ati rero ngwino nkutize akazi uba urimo mu gihe ukigombora ibintu byawe njya aho nari nishyuye inzu ndavana wenda arayagusubiza aho barayagusubije se wari wishyuye uretse wumve nyine nabone wenda nayansubiza ndabamuhaye y'ukwezi kumwe basa nk'ibintu nanabibitse ariko mvuga ngo ndabifite wenda nanabigurisha ariko nanabibonye nyir'inzu aho nari nakodesheje arambwira ati rero nta muntu usubiza amafaranga shaka umupangayi wundi uyijyamo nanyishyura ndayagusubiza kuko ayo wampaye nanjye nahise nyakoresha numva nabyo byarakaze gushaka umuntu ujya mu nzu ariko udahita umubona nabyo biba bigoye n'ubu ntaraboneka uyijyamo ubwo amafaranga aracyari ku nzu wari wishyuye ntibarayaguha igihe ubuzima bukubera ubuzima ukibaza nyine ibyo ari byo ukavuga ati mana koko nacumuye iki birumvikana nyine byo ni uguserera ese ubu ni iki kintu kuko ushobora kuba wapfa n'umuntu ugatuma aba mu buzima bubi bungana gutya ntawamenya ariko nibwo buzima tubamo bwa buri munsi gusa n'iki naba narakoshereje amayetini ku buryo yancisha mu iyi nzira n'abana buriya ntabwo bisaba kuba warakoze ikintu gikomeye ntibisaba kuba warahemukiye umuntu cyane buriya umva ni igihe cy'umuntu kiba kigeze nk'uko bavuga ngo igihe kiragera kuri twese ukumva ngo umuntu yagiye ukumva ngo umuntu yitabye Imana utazi icyo azize utazi n'impamvu ni nako ubuzima tubaho bumeze nyine ujya kubona ukabona ikintu kikubayeho utazi impamvu nyine ariko ari cya gihe nyine cyagombaga kubaho kandi ntiwagisimbuka ntiwanagicira niyo mpamvu nyine nta kindi wakora nyine biba bigomba kuba uza kugera hano gute rero ubwo nyine uwo mugiraneza yambwiye ati ngwino nkutize akazi araza arakanyereka kwinjira mu nzu
ariho hano nta hano mukeka hano baguhaye umwana nta mukeka nta mufuka byibura ngo warambura ngo uryameho nta kintu na kimwe birumvikana nyine kuko byose wabisize mu nzu byibura niyo baguhaye matera guse musasa iki agiye yaraye epfo kuri butike mba mu dukarito tubiri nkuramburamo noneho iyi nzu ibamo imikuku ntabwo byabura uryama ukabyuka imbavu neza ziri gutonekana reba kuharyamisha uruhinja umwana wanjye nijoro ararira baryamye hari ibintu umwana aba yaramenyereye n'ubuzima ajyamo nyine ntabwo bitinda kugira ngo umwana abyakire bigomba kumugora tujya kuryama Janti ati ntabwo ndyama aryama ari uko ibitotsi byamufashe hahandi avuga ati mfite ibitotsi ubundi aricara batoya ntabwo ahantu maryama ma dusubire mu rugo ati ubundi kuki twavuye muri ya nzu umva nyine n'ibibazo by'umwana kuko ntabwo aba azi ibyabaye ntabwo yareka kubikubaza ariko nyine ujye umubwira ko muzasubirayo nta kindi gisubizo wabona waha umwana mubwira ko muzasubirayo byibura uwo munsi ibibazo bikaba bigabanutse kuko buriya mwana wamaze kuba mukuru nyine aba areba ibintu byose ko ibintu byose biba ababireba niyo mpamvu rero nyine atabura kukubaza byinshi rero abagabo n'abana babi mwana we ni abana baba ariko ntabwo ari bose ariko nyine ni inzira y'umusaraba nyine umuntu aba anyuramo shani ni inzira y'umusaraba kandi urabizi ko nyine ntabwo ubuzima buzahinduka cyane kandi nta nubwo ari kera buriya aho ubabariwe niho utabarirwa sinzi nimba iryo jambo ujya uryumva burangiye ugira kwizera aho ubabariwe niho utabarirwa niba ubabariye mo hano muri iyo nzu niyo uzatabarirwamo iyo nzu niyo uzaboneramo Imana nyine ugatabarwa ukavuga ukongera ukimuka ugasubira muri ya nzu cyangwa se ukajya no mu yindi nzu irenze neza rwose icyo cyo buriya tubaho kubwo kwizera ntabwo byoroshye tubaho kubwo kwizera gusa kuko nta kindi kintu umuntu ntabwo wabaho utizera buriya kubaho ni ukwizera rero niyo mpamvu njyewe ku giti cyanjye impamvu wenda mba naje ntabwo navuga ngo ndakwimura muri iyi nzu nta ubufasha mba nshoboye bwanjye ntabwo navuga ngo ndagukura muri iyi nzu ngo uze tubane ntabwo byakunda ntabwo navuga ngo wenda ngo ndaguha amafaranga ngo uze tubane hari abantu benshi bajya bavuga ngo ubuse kugiye kumureba ngo umufashije iki ikintu mba mufashije ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu uramuhereza amafaranga mu ntoki kuko ntayo ufite nkuko nawe ushobora kureba kino kiganiro ukaba ntayo ufite ariko ukaba hari ikindi kintu wumva muri we wamufasha sibyo rero ni ukuvuga ngo umuntu ashaka kumusigira nk'amata wenda cyangwa ukamusigira ifu y'igikoma cyangwa se niba ari ako kamatera niba ari uwo mukeka umuntu akawugura ariko ni ukuvuga ngo gufasha si ibintu byinshi ushobora kuza nkamusigira umukeka cyangwa afata uwo mu rugo nkawumuha cyangwa nawe ukavuga uti hari icyo mfite hari injerekani mfite kuko urumva yaje nta kintu afite niyo mpamvu rero gufasha umuntu ushobora kumugira inama y'uburyo ashobora kubaho akagira icyo akora ni gufasha umuntu n'ibintu bigiye bitandukanye gusa ikintu nakubwira Shania ni ukuvuga ngo iki ni ikigeragezo kindi wongeye gusubiramo nk'icyahahise ni ikindi kigeragezo cyaje ariko bajya bavuga ngo ikigeragezo kigendana n'igisubizo niko njya numva n'ubu igihe iminsi maze umwana wanjye ubu yakabaye atarajya ku ishuri ni uko amahirwe nasanze hano hepfo hari umumama uhaba ufite umwana uhiga nyine namubwiye ikibazo cyanjye kuko akana ke nyine kagira inifomu ebyiri nabwo yatereka mbatije imwe nimubona nibabakingurira mugafata imyenda ubwo muzayidusubiza niyo ari kwiga n'ubu ariko nyir'ibyondo nawe ntago ari icyizere kwambura umuntu ibintu byose ukamwima n'ijerekani yo kuvomeramo amazi yarambwiye ati sohoka ugende ibintu uzagaruke kuri twabonye amafaranga nimba byibura iyo nari nakodesheje umuntu abonetse akayishyura
byibura bakanayansubiza, byibura basi akaba amaye n'akamatera, niyo naba ndi muri iyi nzu nubwo ntazi igihe nzayimariramo, ariko ufite aho kwirambika. byibura umuntu akarambikaho umusaya, uzi kuryamisha uruhinja hasi, noneho kujya gukora numva ntawe nasigira umwana, hari abo wenda nari nziranye n'abantu n'igihe nari nasigaga umwana nkagenda mu kanya kari buze nkagaruka nkamufata, ariko ubu hano nta muntu nasigira umwana, ndagenda imvura yagwa nkahita ntaha, iryo zuba ryaba ryinshi bikaba uko. byibura se icyo gukora cyari cyarabonetse, ni ikibazo ugushakisha buriya ari nyine n'akazi. kwa kundi ufata nk'abingaho ukagenda, ko sinjya ndangura umwenda urengeje 1000, sinjya ndangura umwenda urengeje 1000. Ayo rero nta nubwo ari igishoro kiba ari kirekire, Ntabwo ndagenda aba ari nkarangura, menshi. ariko ikibazo ni ugucuruza naho usiga umwana. naho nsiga umwana, kuko gukora nanone biri kwanga ntacyo bimara, uragenda ugashiduka n'igishoro wakiriye wakimaze, uvuga Kubera- uti kubera ko none uba hari ufite- igihe ngenda nkakora bikananga, kuko imyenda naranguye mbere sindayimara, kandi n'ubu iyo ngurishije umwe nyine ubwo urumva imvura igahita igwa mpita ntaha, nkahita njya, ni kwa kurya igishoro ntabwo aba ari mu nyungu, urumva ubuzima burangakaye, n'igihe ngenda bikanga. Abana banjye Jantier yamaze kwiyakira ubuzima turimo ku mirire, ikibonetse arya icyo, aramenyera kubera ko ntese yakora iki ko n'iyo ari byo byaraye bigapfa arihangana akabirya, yumva bisharira ambwira ati birabishye, ariko akarya ntacire. ntabwo akikubaza umugati, wa mugati ntakiwubaza. Umugati we yavuye mu murengo w'umugati, hagiye umwana bigeraho bigashira akabona ko muri mu buzima bubi. Akabi bajya bavuga ngo akabi ntikamenyerwa, ariko karanamenyerwa bitewe, kubera ko nyine ikintu ushaka iyo umaze igihe utakibona kandi ubona ko no kukibona bidashoboka, ugeraho ukabaho ukamenyera kubaho utakibona nyine utagifite kandi ukabaho. Rero nawe uwo mugati kuko yaje gusanga nyine utazongera no kubaho nyine udahari, ahitamo no kutawongera kuwutekereza, zajyamo igikoma nikiboneka, nikitaboneka ni uko gusa nyine umwana nimba ari ikintu gitera agahinda ke ni ugukorera mu buzima n'umwana ubyaye akabukoreramo. none se katari wowe ubihitamo wa muntu we, katari twe tubihitamo nyine, kari gukurira mu buzima bubi busharira, ngiza n'umwana ubyaye akaba muri bwa buzima, ni bibi pe, ni bibi kandi kuko nyine birababaza, kuko umuntu wese iyo abyaye umwana, iyo afite umwana yifuza ko ziba mu buzima we bwiza kurusha ubwo wabayemo. umusaza bavuga ko namumariye iki nk'umubyeyi, ariko nawe ntacyo wamwima, ko nawe ntaho uba wamuhishe se. Niyo mpamvu nyine iyo umwana akuze nyine nawe areba ko nawe ntacyo wamwima, nta naho wamuhishe. Uwo mugati avuga ati sema uwo mugati muwurya nagiye ku ishuri, yaje gusanga ntawe uba uhari n'ubundi. Ibyo rero nawe arabimenyera mu mikurire, agakura azi ngo mama twabanye muri ubu buzima, nawe ntacyo afite nanjye ntacyo mfite, keretse iyo wa muntu nyine ushobora kugira icyo ubona ukamwima, niho byabera ikibazo. Ariko iyo nawe abona ko nyine nta bundi buryo, aba abizi nyine akabimenyera. Niyo mpamvu utakirenganya ngo uvuge ngo umwana ubuzima ngo wabayemo nibwo abayemo, kuko nubwo nta bundi, kuko ntabwo uri Imana ngo urongera kwihindura utari, ahubwo usenga Imana ngo bwa buzima burangire bugaruke, hagaruke bwa bundi wari urimo. Twese nicyo duharanira, twese twifuza ko imiryango yacu ibaho neza, twifuza kubaho neza, ahubwo kubigeraho cyangwa se kubibona hari igihe tubiteshwa n'abantu cyangwa natwe ubwacu tukabigiramo uruhare. Rero mu gihe nta ruhare wabigezemo, ku mutima wawe niba uzi ko kuba byaragenze gutya kose, niba uzi ko nta ruhare wabigizemo, uratuza ugahangana n'ubuzima. Keretse niba uzi ko hari uruhare ubifitemo nawe, ukaba uvuga uti ubu buzima ninjye nabwiteye, nabyo bijya bibaho, tujya tubaho nabi kubera twebwe, hari igihe twizira nta buzima, sinzi impamvu nyine biza tu
gusa si njye witeye ubu buzima. Mm. Imana yo mu ijuru irabizi, iranzi neza kurenza ibyo wenda mvuga cyangwa se iki. Mbeshya yananyomoza, Imana buriya ni umuhanga. Niba rero atari wowe wabyiteye, ibyo biroroshye kuba wabyakira, aho ubundi ikigoye ni ukwakira ubuzima tubamo. Kubamo twabubamo, ariko kwakira ubuzima tubamo nibyo bigorana, bitewe nyine no kutabyumva vuba. Ariko wowe ikintu usabwa nyine ni ukubyumva, ukabyumva ko utari kurota, ukumva kuri nyine byabaye, ahubwo ugashaka ngo ese nakora iki kugira ngo nyine menyere ubu buzima mbubemo, nyine nta gahinda, nta kurira, nta kwirirwa ndiri imbere y'abana, nta kwirirwa ukamirike, umenye ngo nyine nuku ngomba kubaho, nta kundi nuko. Igihe cy'Imana nikigera, umenye ko uzavamo hahandi ukajya ahandi. Bari ikintu gitera agahinda ni ubupfubyi. Ke nkubwira ikintu ubaka akanya wamfasha. Tugende nyogosheshe. Ntogoshe. None se umusatsi urawuteka? Nawe uri mu binyongerera ibindi bibazo. Ubaye uri buwuteke ukabona icyo urya nabikora, ariko ntacyo bimaze. Basi uveho, basi uri no mu binyongerera ibindi bibazo. Uko ni kwa kundi, uko ni ukwiyenza, ni ukwishakikaho ibibazo kandi aho bitari. Umusatsi ntacyo gutwaye, wawitaho utawitaho, ugomba gukora nyine wihorere. Ariko shani ni ukuri ndakubwiza ukuri ko nutananyogoshesha n'ubundi uzasanga narabikataguye, ntabona urwembe, ntabonemo akase. Cya gihe kizagera nzawukuraho nta stress nyinshi, ubu nyishaka z'imisatsi n'ibyo ndimo bitanyoroheye. ubu buzima uri kubamo, hano hantu uri kuba ni Marite waba kuko wavuze ngo hari ijambo wavuze ngo Marite, ngo nakusi kugira ngo utume mba muri ubu buzima. Ubu buzima uri kubamo no kubera Marite? Na n'ijyana ry'Imana, ariko niyo yishyura kuriya kwezi kw'inzu ntabwo nakabaye ndi hano, mba naragiye mu nzu nari nishyuye. Nubwo ari ntoya ariko ntabwo imeze nk'iyi ngiyi. Ni inzu, ni akazu gato ariko kegeranye, ako karimo agasima, uraryamisha umwana akumva aratuje, abona ko anata ahantu hazima, nubwo ari hato ariko hasa neza. Ariko aha ivumbi riba ari ivumbi, utateye tuzi ntiwakubura. Ntabwo ivu uruhande rumwe. ahubwo se nayo ko ari intezanyo. Nayo ni ikibazo, ubundi ni uko ari n'intezanyo uba utazi ngo nzayimaramo igihe kingana iki. Hari n'ubwo ashobora kubyuka ambwira ati rero iminsi yawe ntabwo yarangiye, igende. Reka dushime, tujye dushima nyine ibyo tubonye. Reka dushime ko n'uwo muntu wabaye yigutije nawe yagize neza, ahubwo ikibazo ko ari n'intezanyo atari niyo kwishyura. Ariko ndabona uracyafite ya telefone yawe wari ufite. Nayo iri ku isoko. Ese wigurisha telefone, none kiragurisha telefone, noneho abagusha n'uwagira icyo ushaka kukubwira yakubona gute? Mu bintu ndayitunga za n'ubundi abana banjye babayeho nabi ngo imarire iki. Iri ku isoko, isaha izabona umukiriya zahita ayitwara. Aho nawe waba ubaze nabi. None se washaka kukuvugisha we, washaka kugira icyo akumarira we, azakuvugisha kuki? Wenda hari abanshaho bakamvugisha, ariko hari n'ubu ukeneye nimero yawe kugira ngo akwivugishirize. Telefone waba uyiretse kubera ko ntabwo iri bukemura ibibazo byose. Uri kubigurisha ngahe se ubundi? Yaranamenetse muri taburo, ubwo baraguhangara. Yaramenetse, umuntu wari wayingeretse bwa mbere yari yamaye 15, nshakamo 25. Nose 15 kabiguha uyu munsi, ejo bigashira, telefone ukaba wayivuye kuri rezo, uwagushaka akaba atakubona, wakihanganye kwizirika nk'uko wiziritse ugakomeza ukizirika. Ndetse ndakomeza nyitumye marira iki? Oya, ntabwo telefone buri kimara, wiyitesha agaciro kuko ifite agaciro, ntabwo yabura ikintu kumarira. Niba amaveni nzayafata. Noneho uzashaka kukuvugisha we, noneho
ashaka kugira icyo agufasha niba ashaka kugura ako kamatera noneho azakuvugisha kuki ubwo uzaba uyihombye ubwo nabikora uyu munsi telefone itarava Eh, kuko na mukanya n'izina ry'Imana nimbona umukiriya uhita unyishyura amafaranga nshaka muri nashakamo 20,000 Ngo bari nabikora- kungereka 15 ariko aka kanya Uransekeje. nibampa 20 ndayafata ngo nabikora uyu munsi ntabwo hari igihe mu kanya yaza guhamagara agasanga yavuyeho mana we sha ni ukuri mana cyakora sha ihangane ni ukuri ubuzima urimo ntabwo bworoshye ariko nyine mana ntabwo niwongera kumpamagara nyine ubwo ntuwumve iriho ntibizagutunga njye se kaho utuye nahabonye nzajya mpita mpezamo nzajya mpita nzi ninzajya nguhamagara 1 2 3 nzajya mpita nzi ubwo nyine uzahita uza kureba ibyo ari byo waza ukahansanga waza ugasanga ntakihari ubwo nyine ni uko oya ntabwo nareka urumva kuko ntese muri iyi minsi hari akandi kazi ufite hari ubwo uri kuva mu rugo nta kandi uretse gutyo nyine iyo ngewe ushobora kuza ukambura ushobora no kuza ukambona byose birashoboka kimwe n'uko ushobora kuzaza ugasanga iminsi yararangiye barambwiye ati oya ntabwo tuzananirwa kugira kureba ukundi kuntu tubigenza hari igihe byanga wenda ku munsi wa mbere ariko ku wa kabiri bigakunda ntabwo bizahora byanga kandi byizere ntabwo ibintu bihora byanga kandi iminsi ntabwo ihora ari mibi ubutaha ngewe nzaza unarinje kugira ngo mparebe mpamenye nahabonye utaha nzaza tunateka ahubwo tunasangire kugeza ngo umuhungu wanjye arakangutse Gentil ntarava ku ishuri ariko ntabwo isaha ziragera 10 ntiziragera tugane ku musozo ahubwo ujyana insengero nawe usenga ariko ndagerageza pe gusengera nawe wisengera ni ukuri buriya n'Imana ifasha uwifashije ariko ikintu cya mbere ugomba kwitaho buriya niyo uri gutekereza ibintu byinshi cyane wowe ushyire mu mutuzo wumve ko nyine ubuzima ni buriya nta bundi ubuzima ni ubu nyine burya icyo ubonye ujye ubara icyo ubara icyo ubonye ujye ufata icyo ngicyo nyine uvuga uti iki nicyo cyabonetse niba habonetse ikijumba nicyo cyabonetse nicyo ngomba kurya nta kindi urumva rero iyo byagenze gutyo urabyakira nta kindi kintu ugomba gukora nta kundi byagenda ke turi kugana ku musozo hari ikindi kintu wumva wavuga wabwira umugabo wawe ikintu namubwira koko nk'ubu buzima iyo umbwira ko basi n'iryo deni ryari ririmo nkigendera hakiri kare nyirinzu ataramenya ko ngomba kwimuka uzi guhura n'ideni utaruzi burya iyo uryuzi umenya uburyo ryitwaramo ariko irije rigutunguye utazi uko byagenze biragucanga basi niyo naba naragukoshereje aba bana bagukoreye iki hari ikibazo ufitanye n'abana ntabwo aravugisha Gentil wapi ariko hari n'ikindi kibazo hari bakabaye kuvugisha umwana bitwaye iki imbaro simbizi ubwo ariko siko njya mubona online ntabwo ujya umubona njya mubona iyo nagiye twasoza byari ibyo gusa abonye yaramborokoye wenda ubwo hari igihe aziye ngo zagahamagara yakuboroka ashaka kuzakuvugisha umunsi umwe buriya niyumva byamuje mu munsi azabitekereza azabikora reka dusoze rero twari twagusuye tubonye aho uba njye nanaguhamagaye nkumva itariho nazaza no kukureba ubutaha ndashaka ko tuzasangira byaba ari ibya mu gitondo oya ariko ni ibya saa sita tuzasangira n'abana tugateka nzabihaha ugiye kumbwira ngo uzahahisha iki ibyo ntubigire ikibazo reka dusoze twari twasuye shami ahantu ari kuba muri iyi minsi ni uku bimeze ubuzima n'ubu nta bundi kandi nyine bibaho ni ibisanzwe ahubwo icyo asabwa ni ukugira gute ni ukubyumva no kubyakira no kubyemera ko nyine byose bishoboka mu buzima bashimira mwese mugenda mwandika muri komenti inama n'ibitekerezo byanyu biba bikenewe n'indi nyunganizi cyangwa inkunga yose
ndabashimira cyane, reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.